Mbifurije ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Ikaze mu makuru yacu. Reka nkubwire ko bwa mbere abana ba Kabuga Felicien bagize icyo bavuga ku ifatwa rye ndetse n'uburyo bagiye bakoresha amayeri atandukanye kugira ngo se wabo ntatabwe muri yombi. Kabuga Felicien ni umwe mu bantu bashakishijwe igihe kinini mu mateka y'u Rwanda kurusha abandi, ndetse no ku isi ari mu bahigiwe hasi kubura hejuru, ariko umunsi kundi agaca muri humye inzego z'umutekano mu gihe cy'imyaka irenga 20, ariko by'umwihariko afashijwe n'umuryango we, cyane cyane abana be. Ku isaha ariko y'isa 12:30 ku isaha y'igitondo yo ku itariki ya 16 Gicurasi 2020, abapolisi b'Abafaransa bambaye imyenda yijimye ibahisha amasura bagiye muri komine ya Signy-sur-Seine mu mujyi wa Paris mu gikorwa bari bamazemo amajoro menshi cyane badasinzira bashaka gufata Kabuga Felicien wari umaze imyaka 23 yihisha inzego z'ubutabera zamushakishaga ku ruhare akekwa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mugabo kugira ngo abashe kwihisha icyo gihe cyose yafashijwe n'umuryango we n'abandi bantu ba hafi ye barimo abahungu n'abakobwa bagera kuri 13. Muri imyaka yose nibo batumaga acembera inzego z'umutekano hirya no hino ku isi. Abana be nibo bamukodesheje inzu, bamushakira pasiporo z'impimbano, aho yagendaga rimwe yitwa Umunyatanzania, undi musa akitwa Munyekongo. Ko imyaka y'izabukuru yamujyanaga ni nako barushagaho rero kumwitaho bamurwaza n'ibindi nk'ibyo. Umushinjacyaha mukuru wa RMCT Serge Blamet yigeze gutangaza ko basanze ibyangombwa yakoreshaga atari ibihimbano, ariko yari afite imyirondoro irenga 20. Yagize ati Kabuga yari afite imyirondoro isaga 20 na pasiporo zigera kuri 3 zitandukanye. Ubwo yafatwaga yari arimo gukoresha undi mwirondoro. Dutekereza ko hari pasiporo 4 zo mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Umunyamakuru Joshua Hama wa GK Magazine wari mu Rwanda mu mwaka wa 1994 yacukumbuye inzira zaganishije ku ifatwa rya Kabuga Felicien, agira naho rero aganira n'abana be. Umwe mu bantu be babizerwa mu kumurinda yari umuhungu we Donatien Nshimyumuremyi, wumvaga ko ari gufasha umuntu w'umwere kugira ngo acike abamushinja ibinyoma, aho ngo kuri we yahungishaga se abagome b'Abatutsi kugira ngo batamwica. Umunsi umwe umwanditsi w'iyi nkuru yahuye na Donatien muri cafe y'i Paris, amunyuriramo uburyo umuryango we wamaze imyaka irenga 20 uhisha uyu mugabo. Yagize ati ntabwo twari dufite icyizere cy'uko atekanye, hari igihe wumva ko ari ibintu bisanzwe ubundi ntubitekerezeho, ntabwo buri gihe byamporaga mu bitekerezo, gusa nakubwiza ukuri ntabwo twari dutuje namba. Kabuga yavuye mu Rwanda mu mwaka wa 1994 mu gihe jenoside yaririmbanyije, ajya muri Zaire ari kumwe n'umugore we Josephine Mukazitoni hamwe n'abana babo 7. Hageze kubera uburyo ari umuntu uzwi kandi uzi gucengera kubera amafaranga, yahise abona impapuro z'inzira yerekeza mu Busuwisi mu mujyi wa Bern. Yahamaze ibyumweru bike mu kigo cyarimo impunzi, aho we n'umuryango we baje rero kuhava bajya muri hoteli. Umunsi umwe rero umunyarwanda wari impunzi yaje kumubona, amenyesha guverinoma y'icyo gihe ko yamuta muri yombi, gusa abayobozi babigenzemo gake birangira yuriye indege asubira mu gihugu cya Zaire, ni ukuvuga ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umunsi wa none. Yaje kuhava rero ajya muri Kenya, yayoborwaga na Daniel Arap Moi, ahakorera ubucuruzi akingiwe ikibaba imyaka n'imyaniko binyuze mu kuba rero iki gihugu cyari cyarasaritswe na ruswa. Icyo gihe leta ya Daniel Arap Moi yanze kumushyikiriza umuryango w'abibumbye wamushakishaga. Mu mwaka wa 1997 hakozwe umukwabo ukomeye, tabwa muri yombi abantu benshi cyane bakekwagaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Operation Naki. Gusa kubera uburyo Kabuga yari umuntu uziranye na benshi mu bayobozi ba Kenya, yaje kuburirwa acika mbere y'icyumweru. Umuhungu we Nshimyumuremyi Donatien yavuze ko se yari ateye impungenge no koherezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ati ntabwo yabishakaga, ni ukuvuga koherezwa mu Rwanda cyangwa se gukomeza kwihisha, ariko nta cyizere yari afite ubutabera mpuzamahanga. Yavuze ko ngo atashakaga koherezwa mu Rwanda kuko ngo yumvaga ko azahita yicwa. Bwana Kabuga yavuye muri Kenya yerekeza ku mugabane w'Uburayi. Ahageze kimwe mu byo yakoze mu ntangiriro z'umwaka wa 2000 no gushaka uko yahanagura izina rye ntakomeze kuba umuntu ushakishwa ku ruhando mpuzamahanga. Boniface Rucagu yigeze gutangaza ko mwaka wa 2000 yagiranye inama mu Bubiligi n'umugore we wa Kabuga Josephine Mukazitoni hamwe n'umukobwa we n'umuhungu we. Umugore we yaramubwiye ati urabizi Kabuga ni umuntu mwiza, ushobora kujya kumuvuganira mu Rwanda ko ashinjwa ibinyoma.
Aho mu Burayi rero ngo yaje kujya mu Budage mu mujyi wa Frankfurt aho yabanaga n'umukwe we Augustin Ngirabatware wahoze ari minisitiri w'igenamigambi ndetse nawe washakishwaga cyane ku ruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Aho naho ntabwo yarizeye umutekano usesuye kuko ku itariki ya 17 Nzeri 2007 polisi y'Ubudage yatangiye gukurikirana telefone y'uyu mugabo, gusa Augustin Ngirabatware aza gukoresha indi ahamagara umukobwa wa Kabuga ari nawe wafashije kugira ngo rero bacikishe se icyo gihe ubwo yari agiye gutabwa muri yombi mu gihugu cy'Ubudage. Abakora iperereza bari bashinzwe ikirego cya Kabuga Felicien bavuze ko icyo gihe abana ba Kabuga bahise badobya umugambi wo kumuta muri yombi. Bavuze ko Nshimyumuremyi Donatien yavuye mu Bubiligi, umukobwa we Seraphine ava mu Bwongereza, ngo bageze mu Budage Seraphine atunganya inzu Kabuga yabagamo ku buryo nta kimenyetso cyasigara, mu gihe Donatien Nshimyumuremyi we yacikishije se akamunyuza muri Luxembourg hanyuma akajya mu gihugu cy'Ububiligi. Mu minsi ya nyuma iganisha ku itabwa muri yombi rya Kabuga Felicien, abashinzwe iperereza bumvirizaga telefone z'abana be, umwe uba i Londres, 4 bo mu Bubiligi n'abandi 8 baba i Paris mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Hassan Boubacar Diallo, umushinjacyaha akurikiranye dosiye ya Kabuga Felicien kugera muri 2017, yavuze ko byageze aho abana bakeka ko bashobora kuba bumvirizwa hanyuma ngo ntibazagire bagira icyo bahishura mu biganiro byabo. Ku munsi yafatiweho nyirizina, ukuriye ibiro bishinzwe kurwanya ibyaha by'intambara n'ibyibasiye ikiremwamuntu muri gendarmerie y'Ubufaransa Eric Emero niwe wari ukuriye iyi operasiyo. Bageze mu cyumba Kabuga yari arimo basanga umuhungu we Donatien Nshimyumuremyi yicaye mu ruganiriro mu ntebe. Ati byari ibintu bitunguranye, ni umunsi uhora utekereza ko uzabaho ariko ntube warawiteguye. Umwe mu bapolisi yahise akomereza mu cyumba abwira bagenzi be ati uyu niwe. Abaza izina ry'uwo yari asanze, undi amusubiza ko yitwa Antoine Tunga, ariko kuko bari bazi neza uwo bashaka, umupolisi yihutira kureba inkovu bari bazi kuri Kabuga ahagana ku ijosi. Akimara kureba ngo umupolisikazi yahise avuga ati oya, uri Felicien Kabuga. Umuhungu we Donatien wari ukiri mu ruganiriro yarebanye na Emero, arangije aramubwira ati data ni umwere. Hashize iminsi igera kuri 11 Kabuga atawe muri yombi. Ku itariki 27 Gicurasi 2020 yagaragaye bwa mbere mu rukiko i Paris mu Faransa. Icyumba cyari cyuzuyemo abanyamakuru, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, abaharanira uburenganzira bwa muntu barimo Are ndetse n'uwitwa Dafroza Gauthier. Benshi mu bana ba Kabuga bari bahari, dore ko badakurikiranyweho kuba baragize uruhare mu guhisha umubyeyi wabo. Donatien yaricaye avuga gake. Bernadette wakunze kuba iruhande rwa se mu myaka irenga 20 yamaze yihisha, ngo yabwiye se ati courage papa. Iburanisha rirangiye bari hanze y'urukiko, Dafroza Gauthier yavuze ko yahuye n'umwe mu bakobwa ba Kabuga witwa Winnie Musabeyezu, ngo yaramubwiye ati ndi umukobwa wa Kabuga, nakubaza ikibazo. Undi ati cyane rwose. Ati uratekereza mu by'ukuri ko data ashobora kuba yarakoze ibintu ashinjwa? Undi ngo yaramusubije ati umva, ntabwo ndi umucamanza. Winnie yahise amubwira ati uzi ko ari njye wari ufite iduka i Kigali ryacuruzaga imihoro. Ngo yakomeje avuga ko ubwo bucuruzi bwari bugenewe ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi aho kuba ubwicanyi, ko inkuru z'uko Kabuga yakwirakwije imihoro ku nterahamwe mbere y'ubwicanyi atari ukuri. Yakomeje agira ati ndakurahiye nta muhoro n'umwe w'ubuntu nigeze ntanga. Joshua Hama wa GK Magazine yahuye na Donatien n'undi muhungu wa Kabuga witwa Alain Habumukiza, bahuriye mu Bufaransa nyuma y'uko se ataye muri yombi. Donatien yari yagiriye gusura se wari ufunzwe, ngo yababwiye ko ashaka kumva inkuru y'uruhande rwabo y'uburyo babashije gufasha umubyeyi wabo kwihisha muri imyaka yose. Donatien yagize ati ntabwo navuga kuri ibi bihe. Yamwemereye ko mu myaka mike ishize umuryango wakuyeho uburinzi wari ufite. Ikindi kandi ngo bari baramenye ko kuvugira kuri telefone ari ibintu bibi cyane, dore ko kugira ngo Kabuga afatwe byaturutse mu kuba abashinzwe umutekano barakurikiranaga ibyo abana be bavugira kuri telefone umunsi ku wundi. Yagize ati birumvikana twari tubizi ko ari ibintu bibi, byari ibintu twatekerejeho, ariko se ni iki twakora? Icyo twakora nk'umuryango ni ukuvuga ko twakoze amakosa. Donatien yavuze ko se yari amaze igihe arwaye mbere y'uko afatwa, ndetse ko buri gitondo yafashwaga kunanura imitsi akora urugendo ruto
aherekejwe n'umuhungu n'umukobwa we bamwitagaho, hanyuma nyuma ya saa sita na nimugoroba akareba televiziyo. Yagize ati asigaye nta ntege afite, ubuzima bwe ntibumeze neza, intekerezo ze zitangiye kugenda. Umunsi atabwa muri yombi yabajijwe igihe yavukiye asubiza ko ari mu mwaka w'1993. Ibyo bivuze ko yaba afite imyaka 27. Ntabwo ari ibintu bya kimuntu gushyira muri gereza umuntu nk'uwo w'intege nke ugenda buhoro, wibuka igihe yavukiye bigoranye. Magingo ya Kabuga akaba afungiwe i Hague mu Buholandi mu gihe hategerejwe urubanza rwe mu mizi.